ndagushuje ukomeje kucyana ibigano byacu nahandi bisangane kuri Good People Show zikora subscribe like na comment tujye dukomeza gukora cyangwa se tujye dukomeza kubana mu bigano bigiye bitandukanye. Sasa rero nawe wakoze subscribe nkomeje kugushimira kabisa, nkomeje gushimira abantu bakoze subscribe uyu munsi kandi ngaya umuntu wakoze unsubscribe uyu munsi mubwira ngo wacitswe byinshi kabisa. Ewana wacitswe kabisa kuko wacitswe amakuru menshi cyane abagiye yagezweho, wacitswe inkuru zigiye zitandukanye, ibiganiro bigiye bitandukanye. Ewana amakuru menshi cyane wayacitswe kabisa, mbwira ngo utakoze subscribe cyangwa se nimba ari nk'umwana wagize atya agafata telefoni akaba kuyo subscribe, ndagira ngo umwana ufata akanyafu umutsibagure kuko ashobora no kuzatuma unanirwa gutsinda bimwe mu bihembo byiza tugiye kuzadushyiraho ku mbuga nkoranyambaga. Tukavuga ati umuntu wakoze like cyane, umuntu wakoze subscribe, umuntu wakoze comment zigiye zitandukanye, tugiye kuzatumuhereza amafaranga afite ikigero runaka. Sasa rero biratangirana na kuno kwezi kwa 11 tuzatangira kwa 5. Ndagira ngo nkubwire ngo nyamuneka niba utarakora subscribe, ndagira ngo nkubwire ngo uri gucikanwa kabisa. Ndagira ngo sasa ukuntu tugiye kuzabigenza guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 11 tugiye kuzadushyiraho inote y'ibihumbi 5 ku muntu uzajya yumva ibiganiro byacu byose. Tuzashyiraho nimero ya WhatsApp, nitumara gushyiraho nimero ya WhatsApp tuvuge tuti wenda umuntu warebye iki kiganiro akakireba ku munota wenda uyu n'uyu, wenda akareba nk'urugero nimba nkikiza aka kanya wenda kikaba kimazeho umunota umwe ukabaye wa mbere, ukampa screenshot y'uwo munota ukiniyeho, ukampa indi screenshot hariho comment kimaze undi munota wenda ukireba, ukampa indi screenshot ya gatatu kiri gusoza ukozeho like. Ndagira nkubwire ngo umuntu uzaba wa mbere mu kwezi inote ya 5 azajya ahita yitsindira. Umva amafaranga tugiye gutangira kubamenamo. Narabwiye ntihari nzabazanira byinshi cyane munshyigikiye mukanteza imbere biteye ubwoba, nabakora byinshi cyane mutazigera muhaga ibyishimo, mwagiye muhorana cyangwa cy'ibyishimo muri kumwe nanjye Sharkman. Komeza gukora subscribe like na comment dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nzakomeza mbibabwire nejo, ndongera mbibabwire nejo, ubundi nzongera mbibabwire ko tugiye gutangirana n'ukwezi kwa 11. Nkubwira ngo wowe utarakora subscribe nyamuneka wacikanywe pe, uri gucikanwa kuko tugiye gushyiraho ibihembo, imvura y'ibihembo, imvura y'amafaranga kugira ngo nawe ubashe kuba wagira ute wagiraga akantu byuza winjiza. Niba ugize ute, niba ufashe ayo mafaranga wayabyaza ikindi kintu mu kundi kwezi mpaka ukajya uhembwa buri kwezi inote yawe ya 5. Uwa mbere azajya ahembwa 5, wa kabiri tumuhembe megabyte z'ukwezi z'ibihumbi 3. Urumva ko ndakubwiye ngo ushobora kumara ukwezi kose nta megabyte uguze. Mu bikorero nk'abagura amasuka mukore subscribe, mukoreho like, mukore comment, mubitwereke ko mwabikoze. Ibindi byose ewana amahoro y'Imana ajya abana namwe buri munsi. Sasa rero tugiye gutangira amakuru agiye atandukanye. Miss Muheto yatawe muri yombi, dosiye yashyikirizwa ubushinjacyaha. Benshi bari bazi ngo ni imikino cyangwa se ngo ni ibintu biri aho ngaho, ariko ni ibintu bikomeye cyane, ntago ari ibintu ewana ushobora kupfa kuvuga gutyo gusa. Usa na se Sharon wamamaye ku mbuga nkoranyambaga no mu ndirimbo igaragaramo nka Jackie yambitswe impeta na Stevo. Sasa rero ibi ngibi nabyo turabije tubibagushukumburire amakuru mashya. Sasa rero uyu munsi kuri uyu wa 4 tariki ya 31 Ukwakira 2024 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruzatangira kumva urubanza rwa Nshuti Divine Muheto wabaye Miss Rwanda. Ndakubwiye ntidugufitiye inkuru nyamuneka uyu munsi. Amashira kinyoma ku mafoto ya Perezida Kagame imanitse i Bujumbura yavugishije benshi. Nakubwiye nti ndakufitiye amakuru uyu munsi nyamuneka agiye atandukanye. Sasa rero Gasabo umunyeshuri w'imyaka 12 yishe mugenzi we. Ndagira nkubwire ngo ibintu bibabaje. Inkuru mbangezeho nk'ababara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SCP Boniface Rutikanga yaganiriye n'ikinyamakuru cyacu kugira ngo turaje tukubwire bimwe mu bintu bagiye twaganiriye n'uyu mukuru wa polisi cyangwa se umuvugizi wa polisi. Nyamara iyo za ingingo z'ingenzi reka nze nkusomere inkuru noneho nzicemo nzisasanure, ahandi
nkomeze kukubwira ngo ibyiza biri imbere. Miss Muheto yatawe muri yombi, dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 29 Ukwakira 2024, polisi y'u Rwanda yavuze ko kandi Miss Muheto yari atwaye imodoka nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kandi ko yagonze ndetse yangiza ibikorwa remezo. Hejuru y'ibyo kandi yahunze inzego z'umutekano nyuma y'uko agonze. Polisi yavuze ko ibi si ubwa mbere yari abikoze ndetse ko yakorewe dosiye ashyikirizwa ubushinjacyaha. Polisi itangaje ibi mu gihe kuva mu cyumweru gishize ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye amakuru yemeza ko uyu mukobwa yatawe muri yombi muri Nzeri 2023. Miss Muheto yakoze impanuka agonga inzu. Icyo gihe yagize igikomere ku jisho ariko yitabwaho n'abaganga akomeza ubuzima. Sasa rero polisi yavuze ko nyuma y'uko Miss Muheto agonze yahunze inzego z'umutekano. Rwanda National Police, tugiye kwibaruwa polisi yanditse. Polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ibi ntabwo ari ubwa mbere yarabikoze. Yakorewe dosiye ashyikirizwa ubushinjacyaha. Sasa rero umukobwa Nshuti Divine Muheto ibaze gutwara muri uyu mujyi wa Kigali ugatwara muri uru Rwanda nta byangombwa ufite. Nawe ujye unyumvira kabisa. Polisi yatangaje ko Miss Muheto yatawe muri yombi aho yatwaye imodoka nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Usa na se Sharon wamamaye ku mbuga nkoranyambaga no mu ndirimbo agaragaramo nka Jackie yambitswe impeta na Steve watumye ahindura imyitwarire ye. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo Jackie yambitswe impeta y'urudashira, hanyuma nawe yemerera imbere y'inshuti n'abavandimwe ko azakunda Steve igihe cyose. Nyuma yo kwambikwa iyi mpeta y'urukundo, Jackie yavuze ko uyu mugabo basanzwe bibanira yaje mu buzima bwe atamucira urubanza rw'ibyo yakoraga. Yemera kumukunda uko ari ndetse no kumugira inama. Jackie yunzemo ko uko yari asanzwe yitwara mu gihe cyashize byatangiye guhinduka kuko magingaya n'ubuzima bwe muri rusange bwahindutse bigendana n'imyitwarire ye nayo irahinduka. Bimwe yirwaga avuga ku mbuga nkoranyambaga ati ngiye biki n'ibiki. Muri iyi minsi rwose yafashe microphone aravuga ati ngiye ubuzima bwanjye ukuntu ndi kubukunda muri iyi minsi nta muntu wandusha ubu noneho gukunda ubuzima. Aho yabamaje iminsi cyane avuga ati ngewe ubuzima ibiki ntacyo bumariye no gupfa njye niyo napfa. Wumva ko nyine asa n'uwihebye, ariko haje umusore rwose amusukaho icyanga cy'urukundo. Umukobwa Muheto, umukobwa Jackie ahita yicara aratuza aravuga ati Imana niyo nkuru. Ashima Imana aravuga ati ngewe ntabwo nzongera gukora ibi n'ibi, ntabwo nzongera gusubira mu ngeso mbi. Ingeso nagiraga muri musanzwe munziho nazihinduye ibiganiro, ubu ni ugusenga nta kindi no gushima Imana yakoze ibi bintu. Tukomeza kuvuga ngo muzagire urugo ruhire, muzagire ishya n'ihirwe, ibyiza byose birangwa mu rugo turabibifurije, bizabera ijuru rito. Ubu ni ubutumwa buturutse ku muryango mugari w'aba Good People Shows, cyangwa se utwite No Man Rest. Urumva No Man Rest. Ako kantu rwose uwo ni umuryango munini cyane w'abantu bakora ibintu bigiye bitandukanye. Narabwo mu minsi mike ndashaka kujya nzabereke utuntu tw'udukoryo nikorange mu nshigikire gusa ibindi muzabimbaze mu nyuma. Sasa rero ni umuryango mugari wa No Man Rest cyangwa se wa Good People Show bakwifurije rwose urugo ruhire. Amakuru mashya kuri uyu wa kane tariki ya 31 Ukwakira 2024, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruzatangira kumva urubanza rwa Nshuti Divine Muheto wabaye Miss Rwanda 2024. Sasa rero umukobwa nawe yabaye akasamutwe. Amashira k'inyuma ku ifoto ya Perezida Kagame imanitse i Bujumbura yavugishije benshi.
guhera kuri uyu wa mbere ku mbuga nkoranyambaga mu karere u Rwanda ruherereyemo hari gukwirakwizwa ifoto igaragaraho perezida ari ku cyapa kimanitse mu mujyi wa Bujumbura rwagati. Iki cyapa kandi cyanditsweho amagambo amwifuriza ikaze mu Burundi. Iyi foto yacishije benshi ururondogoro cyane ko u Burundi bumaze iminsi bwigaragaza nk'igihugu kitajya imbizi n'u Rwanda. Ni kenshi perezida Ndayishimiye Evariste uyobora Burundi yakunze kugaragara yikoma u Rwanda mu mbwirwaruhame ze zinyuranye. Harimo kuba rero ifoto iriho Perezida Kagame yagaragaye imanitse mu mujyi wa Bujumbura, hari bamwe baketse ko yaba agiye kuhagirira uruzinduko, gusa ukuri kwabyo guteye ukundi. Muri iyi minsi Burundi buri kwitegura inama ya 23 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo, COMESA cyangwa se Common Market for East and South Africa, izabera i Bujumbura kuri uyu wa kane tariki ya 31 Ukwakira 2024. Amakuru igihe yamenye nuko mu guha ikaze ibihugu bigiye kwitabira iyi nama ya COMESA, amafoto y'abakuru b'ibihugu biwugize yashyizwe ku byapa biri hirya no hino mu mujyi wa Bujumbura, bivuga ko n'abandi bakuru b'ibihugu bigize uwo muryango amafoto yabo ushobora guhura nayo ku byapa byo muri uwo mujyi. Ubucuruzi i Burundi ni umugenzo usanzwe muri COMESA cyangwa se muri Common Market for East and South Africa. Hagiye kubera inama y'abakuru b'ibihugu, bitavuze ko byanze bikunze uwo mukuru w'igihugu washyizwe ku byapa aba azitabira inama. Igihe yamenye ko u Rwanda muri iyi nama ruhagarariwe na Minisita w'Ubucuruzi n'Inganda Sebahizi Prudence. Iyi nama igamije kwigira hamwe uburyo bwo kurushaho kwihuza ku bihugu 21 bigize uwo muryango, by'umwihariko hagamijwe guteza imbere ubucuruzi n'ubuhahirane. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi watangiye kuzamo agatotsi mu mpera za 2023. Icyo gihugu cyo mu majyepfo y'u Rwanda gifunga imipaka gishinja u Rwanda gukorana n'abashaka kugihungabanyiriza umutekano, ibintu u Rwanda rwamaganye rwivuye inyuma. Muri Nyakanga uyu mwaka impande zombi ziyemeje gucoca ibibazo zifitanye biciye mu biganiro. Hemejwe ko ibyo biganiro bigomba kuba bitarenze uyu mwaka, kandi amakuru igihe ifite nuko yo gahunda igihari nubwo igihe bizabera cyo kitaramenyekana cyangwa se kitaremezwa. Sasa rero Gasabo, umunyeshuri w'imyaka 12 yishe mugenzi we. Ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi ku itariki 28 Ukwakira 2024 nibwo inkuru yacicikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko mu karere ka Gasabo ku ishuri ribanza rya Ngara riherereye mu murenge wa Bumbogo, umwana ushobora kuba yivuganye mugenzi we amukubise igipfunsi. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yahamije aya makuru abwira igihe ko umunyeshuri igihe ko umunyeshuri umwe yapfuye nyuma yo kurwana na mugenzi we bapfa umwembe. Yagize ati niko byagenze ngo abana bapfuye umwembe, ni ukuvuga ngo uriya mwana wapfuye yari afite umwembe, mugenzi we awukura mu igikapu cye, awukuyemo bararwana. Uwafatiwe umwembe akubita undi urushyi, nawe ahita amwishyura amukubita ingumi 2 mu rubavu, yitura hasi. Mwana ko yaba Michael Tyson bahu. Yakomeje agira ati yituye hasi ananirwa guhaguruka, bamuryamisha ahantu, bahamagara inkeragutabara isanga byarangiye. Ubwo ni inkeragutabara, ubwo ntibashatse kuhamagara kuvuga imbangukiragutabara ko n'abafite mistake. Inkeragutabara ntago zikora mu by'ubuzima. Emma Claudine yavuze ko umubiri wa nyakwigendera wahise ujyanwa
gukorerwa isuzumamurambo ndetse ko n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukomeje iperereza ryayo ngo baze kureba niba hari ubundi burwayi bwari buhari ubu dutegereje ibiza kuvamo. Aya makuru kandi yahamijwe iby'aya makuru n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo Nyamutera Innocent nubwo yirinze kugira ikindi dutangariza. Nyakwigendera yari afite imyaka 14 y'amavuko mu gihe mugenzi we barwanya yari afite imyaka 12 y'amavuko. Bakaba bigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Dukomeza nyamuneka kubwira umuryango wabuza bati mukomeze kwihangana no gukomera muri ibi bihe bitoroshye mwaba murimo byo kubura umwana wanyu. Buryo umwana w'imyaka 14 nyamuneka abagifite ahazaza heza, abagifite kuba yakora ibintu birenze, afite kuba yagera ku rundi rwego rutari rwo yarasanzwe ariho. Dukomeza kubabwira ngo pole sana, muri isi niko bimera, ntawe uzi igihe azatahira. Gusa nkomeza namwe kubabwira ngo ni ya gahunda iracyakomeje. Natangiye babwira nti wejye ureba ibiganiro byacu mbere ukore ku screenshot, nurangiza utwereke ikiganiro kigezemo hagati ukore screenshot, tuzatwa tubicekinga tukubwire tuti wewe wemerewe aya mafaranga cyangwa se ntuyemere bitewe n'ukuntu waducitinze. Iyo ucitinze turabimenya, iyo utarebye ikiganiro nabwo turabimenya ko utakirebye. Nurangiza utwereze na screenshot ikiganiro kirangira ukoraho like. Tujye dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye, amafaranga uhita uyatsindira. Nta kindi kibisaba, ni gukora subscribe, like na comment. Ahandi bindi Imana komeze bahe umugisha kandi borohereze mu bibi munyuramo, ibikomeye nabyo munyuramo bakomeze, ibibazo munyuramo nabwo bakomeze, ibagenda imbere mu byo mukeneye byose kandi ibibahe kuko mwarabigenewe. Amahoro y'Imana we na buri wese. Salam shalom.